make intego y'ubutunzi si ugupfa ufite amafaranga menshi ashoboka, ahubwo ni ugukoresha umutungo wawe mu buryo butuma ubuzima bwawe bugira agaciro, ukagira ubunararibonye buhagije kandi ukabikorera ku gihe gikwiye. Isomo rya mbere ni uko amafaranga ni igikoresho, ntabwo ari intego y'ubuzima. Intego y'ubuzima si ugutunga amafaranga, ahubwo ni iby'amafaranga agufasha kumva nk'ubunararibonye. Hari igihe dukora cyane tugatekereza ko umunsi umwe tuzaba dufite amafaranga ahagije, akaba aribwo tuzatangira kwishimira ubuzima. Kuri Bill rero hano ngo tuba twakishe, kubera ko ngo uyu mwuka wo kugundira ukuremamo ubugugu bukabije bw'amafaranga ku buryo nawe ubwawe wiyima. Kubera ko amafaranga ahagije ameze nk'ikirere kitagira iherezo, nta mafaranga ahagije abaho. Gutegereza ko uzabona ahagije rero ngo utangire kwiha, ngo ni ikosa rikomeye cyane abantu bakora. Hari igihe rero ugira ngo mu myaka nka za 70 akaba ari gumera nk'ukangutse, ugasanga urugamba rwo kuyagundira ntabwo rujya rugira iherezo. Ugashaka kuyarya, noneho muganga akubwira ati sigaho sigaho sigaho. Ugashaka gutembera ahantu honyine abantu bari kugutembereza kurusha ahandi, ari ku bitaro bitandukanye byo mu bihugu bitandukanye, kandi ubwo burwayi bwaraturutse ku guhumwa amaso no gushaka amafaranga ahagije. Amafaranga ahagije atajya guhira ntabwo abaho. Bill rero aratubwira ngo igihe n'imbaraga by'umubiri bigenda bigabanuka uko imyaka igenda ishira, kandi hari ibintu amafaranga atagushoboza gukora ushaje. Niyo mpamvu na duke ufite ugerageza ukore pourcentage runaka ube mu bunararibonye bw'ubuzima. Arakubwira ngo cyagiye ufite imyaka 25 ushobora gukora urugendo rurerure, ukaba wakumva ubunararibonye bw'ahantu bw'ibyiza nyaburanga wagiye utembera, ukazamuka imisozi ukumva ubwo bunararibonye, ukiga ibintu bishya, kubera ko uba ufite imbaraga, uba ufite amaraso ashyushye abigushoboza, kabone n'ubwo waba udafite amafaranga ahagije kuri iyo myaka, ariko ubwo bunararibonye ngo ubukeneye na duke ubasha kubona ubwo bunararibonye, shakisha uburyo ububamo. Kubera ko ngo hari igihe uzaba ufite imyaka 50 ukaba utangiye kubona amafaranga, yego, ariko imbaraga cyangwa se ubuzima bwawe butakwemera gukora urwo rugendo rurerure. Noneho Bill arabikabiriza akubwira ati noneho hari igihe uzaba ufite imyaka nka 70 ibyo byo gutekereza gukora n'urwo rugendo bitagishoboka. Ushobora kuzaba ufite amafaranga menshi, yego, kuri imyaka 70, ariko ubwo bunararibonye bwo kuyabamo ubwo buzaba bwarayoyotse ari hafi ya ntabwo. Isomo rero adusigira ni iri: ntukabe wa muntu uhora ugundira gusa utabaho. Mu rugamba rwo gushaka amafaranga hari igihe abantu bibagirwa kubaho. Mu gihe mu rugamba rwo kubaho rimwe na rimwe wirengagiza ibyo gukorera amafaranga ahubwo ukayakoresha. Ntukabeho umuntu ugundira amafaranga gusa ngo uzayakoresha ugeze mu zabukuru. Hari igihe uzagera mu zabukuru ibyo bintu utekereza kuzayakoresha bitagifite n'agaciro. Yakorere ariko ugira ayo ufatamo wihembe mu gihe ukibishoboye, kubera ko hari igihe bizaba bitagishobotse. Iryo ni isomo rya mbere twakwigira kuri kino gitabo. Urumva atari igitabo cyiza, cyitwa Die with a Zero. Isomo rya kabiri twakwigira kuri iki gitabo: shora mu bunararibonye mu gihe bigishoboka. Rigenda kunganira ririya rya mbere. Bill ashimangira ko ubuzima bwiza ntabwo bupimirwa gusa ku mafaranga cyangwa se ku bintu utunze, ahubwo ubuzima bwiza burya ngo bipimirwa ku bunararibonye. Ibyo wabonye, abo wabanye nabo, ibintu wibuka, ngo nibyo bipimirwaho ubuzima bwiza, ntabwo ari amazu n'amamodoka gusa. Bill avuga ko agaciro k'amafaranga ni ubunararibonye yakumvishije kurusha umubare w'imitungo yakuguriye. Uretse ko abantu bashaka kubyumva nyine mu ngingo ebyiri zitandukanye. Wowe rero urabyumva gute? Agaciro k'amafaranga si imitungo, ahubwo ni ubunararibonye koko? Igisubizo cyawe kiri mu mutima wawe bitewe n'ukuntu ubona amafaranga. Umwe yaguze imitungo, undi yumvisha umuryango we ubunararibonye bw'ibintu runaka, ibyiza nyaburanga basuye. Ibyo byiza ngo bibasigaramo kuruta n'imitungo. Akaba ari kimwe mu byo uyu mwanditsi avuga muri kino gitabo. Isomo rya gatatu: kumenya igihe cyo kubikorera. Iki ni kimwe mu bitekerezo bikomeye cyane biri muri kino gitabo. Bill avuga ko amafaranga n'igihe atari ibintu bijyanirana. Akenshi umuntu agira amafaranga menshi, igihe cyo kuyakoresha kitagihari. Icyo gihe akamaro k'amafaranga kaba nta kagihari. Noneho muri cya gihe ufite igihe nta mafaranga uba ufite. Niyo mpamvu Bill avuga ngo ugomba kumenya igihe cyo kubikorera, ugashyiramo ikintu kimeze nk'umunzani. Ayo watunga yose ntiwibuze no kuyakoresha, kubera ko hari igihe uzakenera kuyakoresha uyafite ariko igihe kidahari. Mu gihe ufite igihe rero na make wabona yakoresha. Bill yatanze urugero ko umuntu ahora avuga ati nzazenguruka isi wenda nimara kujya mu kiruhuko cy'izabukuru,
ariko icyo gihe ashobora kuzaba afite nk'imyaka 70, amafaranga yo gutembera ahari pe, ariko imbaraga zamushoboza kuzenguruka isi ari nkeya, ari hafi ya ntazo. Niba muntu ujya gutembera ariko igihe kinini akakimara asinziriye. Kimwe nuko hari igihe ubitegereza, icyo gihe ukazahageza n'ubundi ubuzima bwarahindutse, ukahagera inshuti washakaga kubyereka zarapfuye, abo washaka kujyana nabo barimutse bibera mu bundi buzima, cyangwa se bafite izindi nshingano batakiboneka, cyangwa se barwaye. Ukavuga uti reka nzigame amafaranga nzakora ubukwe bwiza, maze kuyagwiza, ubukwe bw'igitangaza mpesha ishema ababyeyi banjye, ukayagwiza baritahiye wenda, cyangwa se barahumye batabasha no kubibona. Oya, Bill arakubwira ngo bikore igihe bigishoboka, kubera ko hari igihe uzifuza kubikora igihe cyabyo cyararenze.